Bismillah walhamdulillah. Dushimire Imana yo idushoboje kuba twicaye hano aka kanya tukaba tugiye kwibukiranya nkuko chano yacu ari urwibutso n'ubundi tubazanira urwibutso muri episode cyangwa se mu maseri. Aka kanya rero tukaba tugiye kuganira ku isomo rikomeye cyane, kwibukiranya ku magambo aremereye cyane buri wese yagombye kwitaho mu buzima bwe bwa buri munsi, muri rwego rwo kurushaho gushakisha ukuri nyako, gusenga Imana nyayo tugendera ku mategeko yadushyiriyeho binyuze ku ntumwa n'abahanuzi. Nkaba rero jewe uri kuri iyi mikoro imbere yanyu, mazina ni Bakinamugango Hussein, ariko sindi nge nyine uyu munsi ndi kumwe n'umuvandimwe musaba ko atangira bibwira ndetse nkanamusaba nanone guhita akomerezaho tugatangira ikiganiro cyacu. Ngewe nitwa Munyankusi iki nange ndabasuhuje abakurikiye iyi TV. Tukaba tugiye kuganira ku bibazo abayisilamu. Ese kuki abayisilamu mutaziririza isabato kandi iri mu mategeko 10 y'Imana? Abayisilamu turabizi, turabisoma, biranditse, haba muri Qur'an biranditse, haba no muri Bibiliya biranditse, ariko twebwe abayisilamu ntabwo dusuzugura, turi muri bamwe bumva kandi bakumvira. Twebwe abayisilamu rero kuba tubisoma kandi tunabibona nuko abakuri iki kiganiro twemera, twebwe abayisilamu myemerere yacu, twebwe abayisilamu twemera ku isabato yashyizweho n'Uwiteka, kandi Uwiteka wayishyizeho niwe wayikuyeho. Ntabwo Muhammad yigize akuraho isabato, Isa ariwe Yesu ntabwo yigize akuraho isabato, abo bose n'izindi ntumwa n'abahanuzi bamwe isabato yabayeho mu gihe cya Musa, ibaho bava mu gihugu cya Egiputa bajya i Kanani. Nukuvuga igihe abana b'Isirayeli bavaga mu Egiputa bajya i Kanani bayobowe, babanje kuyoborwa na Musa, nyuma yaho baza kuyoborwa Musa amaze kwitaba Imana uramuremye, baje kuyoborwa n'uwita Kalebu na Yosuwa nibo bagejeje i Kanani. Abayisilamu rero kuba tutaziriza isabato ntabwo twigomeka, nta nubwo abayisilamu dupinga Imana, ahubwo turi bamwe munsi y'abagendera mu mategeko y'Imana, kuko icyo Imana yategetse ni ukuri, ucyubahiriza azajya mu ijuru, utacyubahiriza azajya mu muriro. Niko abayisilamu twemera, ni nako twigisha. Ukuri iki kiganiro na kuri iki kiganiro, twebwe rero abayisilamu twebwe twemera ko Imana yamanuye isabato ikayaha Abisirayeli bava mu Egiputa bajya i Kanani, nta nubwo ari umunsi wo gusenga, wari umunsi w'ikiruhuko. Ibi bintu abantu tubitandukanye. Isabato ni ikiruhuko kubera imiruho y'imihati abantu bakoraga kwa Farawo, bakubitwa amanywa nijoro. Imana ibaha ikiruhuko igihe bavaga mu Egiputa bajya i Kanani. Imana ibivuga hehe? Reka tutangire muri Bibiliya, jya mu Kuva igice cyaho cya 20 umurongo waho ugira wa 8. Itegeko rya mbere batubwira ngo iki? Iyo turebye mu gitabo cyo Kuva 28, Kuva ibice 28 ku murongo waho wa 8 nyine inyandiko iragira iti ayo ni muri amategeko 10. Kuva ibice 28, ibice 20 umurongo waho ugira wa 8. inyandiko iragira iti sawa, kubasoma n'abandika, wibuke. Imana irabwira Abisirayeli igihe bavaga mu Egiputa bajya i Kanani, wibuke kweza umunsi w'isabato, wibuke kweza umunsi w'isabato. Komeza. Mu minsi 6 ujye ukora, mu minsi 6 uyikoremo, aba ariyo ukoreramo imirimo yawe yose. Ariko uwa 7 ni wo sabato y'Uwiteka. Iyi wa 7 ni isabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagira umurimo wose uwukoraho. Ntukagira umurimo wose uwukoraho. Ubwawe buretse gatoya, ntukagira umurimo wose uwukoraho. Aha ntabwo ari amasengesho. Ntiyakagira umurimo wose uwukoraho. Uruhuke, ukore, ntugire icyo ukora, wewe uruhuke, wicara utungane, utimaze, kuko imihate n'imiruho wakoraga mu gihugu cya Egiputa kwa Farawo wirirwa kubitwa bivuyeho. Komeza. Inyandiko irakomeza igira iti
ntukagire umurimo wose uwukoraho, ntukagire umurimo wose uwukoraho wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu kuko iminsi 6 ariyo Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhukira ku wa karindwi. Mushaka umunsi wo gukora iki? Wo kuruhuka. Ntabwo ari umunsi w'amaki, ntabwo ari umunsi w'amasengesho, ni ukuvuga ngo wowe kuki abayisilamu badasenga ku munsi w'isabato aho basekuye amazi? Ni ukuvuga ngo umunsi wa gatandatu ni umunsi w'isabato, ni umunsi wo kuruhuka. Uyu murongo uboneka mu Kuva 20 ku murongo wa 8 wisobanura. Nibutse abantu ko badukurikiye yuko uyu ni umunsi wo kuruhuka ku bantu bavaga mu Egiputa bajya i Kanani. Wowe uyu munsi uraruhuka kubera ko wakubiswe izihumwe cyangwa imihate n'imiruho uriho ni iyihe? Ahubwo se niba uruhuka ibyo Imana yabahaga cyangwa yari yarabasezeranyije kugira ngo baruhuke, wowe urabifite cyangwa urabibona? Mbere yuko dukomeza, Qur'ani bivuga biki? Qur'ani nayo igira icyo bivuga. Qur'ani surati Bakara ni ya 2 muri Qur'ani, umurongo waho 65 aragira ati nta muntu wemerewe gusuzugura isabato mu Bisirayeli bava mu Egiputa bajya i Kanani. Qur'ani 2 aya yaho ya 65 Imana yatubwira ngo Imana nyewe muhenyere bambe gisome mu Cyarabu nurangiza ushyire mu Kinyarwanda, ariko oyereka tuyisome mu Kinyarwanda kugira ngo bibashe kumvikana neza. Nabwo nta kibazo, kintu bitwaye. Kandi mwamenye bamwe muri mwe barengereye isabato. Igihe bavaga mu Egiputa bajya i Kanani bica amategeko y'isabato. Barengereye isabato, nyine barenze ku mategeko. Tukababwira tuti nyuma yuko bamaze kurengera kwanga isabato, tukababwira tuti impamvu hano nshizeho akadomo nuko ijambo rikurikiraho riraremereye. Tukababwira tuti yego nimube inkende z'ibicibwa. Komeza Qur'ani. Tubigira isomo, Imana ibigira isomo ibigira isomo ku bari bariho icyo gihe no kubazabaho nyuma yabyo. Binabisomo kubaganduka, binabinyigisho kubaganduka. Wumvise? Niyo mpamvu abayisilamu twebwe tutahirahira ngo dusuzugure isabato. Yiza kubikiriho uyu munsi abayisilamu twaba dusenga ku isabato, ariko uyu munsi abayisilamu impamvu tutazirira isabato nuko isabato yavuyeho burundu. Icyambere, abantu bahawe isabato bahawe insimbura mubyizi. Uyu munsi wa none niba ubwira abantu bicare ngo baruhuke ku isabato nta kintu bahaye, Imana izabikubaza. Kuva igice cya 16 ku murongo wa 28. Kuva igice cya 16 ku murongo wa 28 inyandiko iragira iti kubasoma n'abandika bagasobanukirwa. Iratubwira ngo iki? 16:28. Yego. Uwiteka abwira Mose ati muzageza he kwanga kwitondera amategeko yanjye nibyo nategetse. Dore ubwo Uwiteka hanyuma nirerekana dore shyira mu bikorwa igegwa. Dore ubwo Uwiteka abahaye ikiruhuko cy'isabato, nicyo gituma ajya baha ku wa gatandatu imitsima y'iminsi 2. Uyu munsi murayibona nicyo gituma Uwiteka azajya baha imitsima y'iminsi ngahe? Iminsi 2. Uyu munsi ninde wakwicara akaguya n'ibijumba akavuga ati senga ku isabato ni ukuri? Azajya baha imitsima y'iminsi 2 bigenda bite? Nicyo gituma ajya baha ku wa gatandatu imitsima y'iminsi 2. Umuntu wese agume aho ari. Araruhuke, ntakora kuvuga ngo ari kujya gusenga. Ntihakagire umuntu uva aho ari ku wa 7. Ntakagire umuntu uva aho ari ku munsi w'isabato. Bivuga ngo niba bavuye ku murugo ukajya kuri butike cyangwa ukajya gusenga amaze gukora icyaha. Imana ishatse nuko itagihaniraho, uyu munsi ishatse yaguhindura inkende nawe. Kubera yuko Imana yatanze ikiruhuko, itanga n'ibiryo. Ibyo biryo byari ibiki?
kuva 16 umurongo wa 10 kuva 16 sikari byo nangiye kukubaza komeza iyo nyandiko twumva ibyo twatanze ni bihe inyandiko irakomeza igira iti yego nuko kuwa karindwi umuntu aguma hari abantu bararuhuka yego inzu ya Isirayeli yita icyo kintu manu yamanu yari umweru igasa n'utubuto tw'ibyatsi byitwa gadi. Nushaka kurekera ngo Imana ibahaye imitsima, ntabwo bahaye imitsima ngo bayirumange bavandimwe bayisilamu namwe mudukurikiye muri iki kiganiro, yabahaye n'akaboga, ibaha inyama. Abantu basigaye barwa ngo kurya inyama n'icyaha. Kuva 16 ku murongo wa 8 we wari umutsima wonyine. Kuva 16 umurongo wa 8 Imana atubwira ngo iki? Inyandiko iragira iti yego Mose arababwira ati ibyo biri busohore Uwiteka ari bubahe inyama zo kurya nimugoroba. Hanyuma bikagenda bite? Inyama zo kurya nimugoroba. Hanyuma bikagenda bite? Mu gitondo akazabaha ibyo murya mugahaga. Hanyuma mu gitondo akabaha n'ibyo murya mugahaga. Uko nushaka kurekera aho ngaho, Imana itanze imitsima ni icyambere, icya kabiri itanze n'inyama zo kuzirisha. Niba wicaza abantu uyu munsi ukababwira ko ari isabato, ntugire ikintu baha, ahubwo ukagira icyo basaba, Imana ishatse yaguhindura inkende nk'uko twabisomye muri Qur'an. Ese abantu bahawe isabato barayikomeje cyangwa barayanze? Ezekiel 20:13. Ezekiel 20:13 aratubwira ngo iki? Aragira atariko ab'inzu ya Isirayeli, ariko abantu b'inzu ya Isirayeli barangomeye, bari mu butayu ntibagendera mu mategeko yanjye. Umbize Imana yongera bisobanure, abana ba Isirayeli barangomeye bari mu butayu, nibo bahawe isabato bavandimwe abanyacyubahiro. Bayisilamu ntabwo ari twebwe. Imana yahaye isabato bari abantu bari mu butayu, hanyuma abo bantu barangije barayigomera, ntibagendera mu mategeko yanjye, ntibagendera ku mategeko y'Uwiteka, kandi banze n'amategeko yayo ariyo abeshaho yakomeje. Bigenda bite? N'amasabato yanjye, n'amasabato Imana yabahaye barayaziruye cyane, batangira kwita isabato. Rero hano twasomye muri Qur'an ko Imana yabahinduye inkende, niko kuvuga yuko nzabasukaho uburakari bwanjye. Nibwo Uwiteka yavuze ngo nzabasukaho uburakari bwanjye. Bari mu butayu kugira ngo mbarimbure, kugira ngo Imana ibarimbure abantu. Imana yabahasutseho uburakari. Jya ku murongo wa 24 Ezekiel 20:24 inyandiko iragira iti barakomeje baranga. 24 yego kuko batakomeje amateka yanjye, kuko abantu bahawe isabato bari mu butayu batakomeje amateka yanjye, ahubwo amategeko yanjye barayanze bazirura n'amasabato, ahubwo bishe itegeko ry'Imana ryo kuzihiza isabato, ahubwo batangira no gukora ku isabato. Komeza inyandiko. Kandi amaso yabo bakurikirana ibigirwamana bya basi. Ngira ngo abantu mujya musoma ibitabo, hari igirwamana cy'umuringa bagiye gusenga, hanyuma Imana ibonye ko amategeko yayo abananiye, abarambiye, Imana nka Nyirimpuhwe Nyirimbabazi yabakuriyeho itegeko ry'isabato, Imana irivanaho. Bivuga ngo niba uyu munsi hari umuntu ugisenga ku isabato, muvandimwe umurikiye kuri iki kiganiro, ni nko kwabwira umuntu ngo sekura amazi azabyara ifu. Icyo ni Ikinyarwanda cyumvikana. Niba wasekura amazi akabyara ifu, komeza ubwira abantu cyangwa ubicaza ubabwira uti isabato iracyariho. Imana yarakaye isabato yikuraho. Yesaya 1:12. Yesaya 1:12 inyandiko iragira iti tangamuka. Yesaya igice cya mbere ku murongo wa 12 umurongo wa 12 Imana atubwira ngo iki? Inyandiko iragira iti sawa. Yesaya igice cya mbere 12 umurongo wa 12 inyandiko iragira iti iyo muza kunshengerera. Imana iyo muza kunshengerera, ninde uba bababwiye ko muza kundibatira urugo? Ninde bababwiye ko muza kundibatira urugo? Nimukongere kuntura amaturo atagira umumaro. Kasubiremo. Nimukongere kuntura amaturo atagira umumaro. Hanyuma nimukongere. Urugero natanga, ubwiye umugore wawe tumaze iminsi turya inyama, uyu munsi ntukongere guteka inyama. Uwo mugore yaziteka? Oya. Niba uciye iteka nk'umuntu ufite itegeko, ububasha, Imana ivuze ngo nimukongere,
ngaho nitwumva ibintu nimukongere rero iby'Imana itubwiye. Nimukongere icya mbere kuntura amaturo atagira umumaro, ibyo bikuyeho imibavu n'ikizira kuri jye, ibikuyeho imboneko z'amezi, ibyo bikuyeho n'amasabato, n'amasabato yakuyeho no guteranya amateraniro, na bya bindi byo kuvuga ngo dukwisabato tuzavanga amateraniro tuyateranyiriza ngaho. Imana ibikuyeho, ndabirambiwe. Imana iti ndabirambiwe. None se mavandimwe munkurikiye, Imana ikubwiye ngo cyangwa se umugabo wawe akubwiye cyangwa se umuyobozi wakubwiye ngo ndambiwe gukora ibi ngibi, urugero nk'umukuru w'umudugudu abwiye umukuru w'isibo ndambiwe guhora urugero ruswa abaturage, yakongera? Oya, ntabwo yakongera. Komeza inyandiko irakomeza igira iti, iratubwira ngo iki? imboneko z'amezi n'amasabato no guteranya amateraniro ndabirambiwe. Ibyaha bivanze no guterana kwera bikurweho. Imana iravuga ibyo byose navuze haruguru bikurweho. Imboneko z'amezi, imboneko z'amezi n'iminsi mikuru byanyu, n'iminsi mikuru byanyu mwategetswe, umutima wanjye urabyanga. Imana iti umutima wanjye urabyanga, birananiye. Imana iti birananiye, ndushe kubyihanganira. Nimutege ibiganza nzabima. Imana iti nimutege ibiganza kuri uwo munsi nzabima amaso, nzabima amaso, ndetse nimusenga amasengesho menshi sinzayumva. Nushaka kurekera aho ngaho. Imana iti nimutege ibiganza ngo murasenga kandi muri umunsi wo kuruhuka nzabima amaso, ndetse nimusenga n'amasengesho menshi sinzayumva. Ubusa abayisilamu kuba tudasenga ku isabato hari ikosa dukoze? Oya. Abantu barinangiye baravuga ati ibi bintu ntabwo twabiryamyeho, ntabwo twabivaho. Imana imanura itegeko simusiga amaganya ya Yeremiya 2:6. Amaganya yandi ya Yeremiya igitego cya 2 n'umurongo wa 6 ya Yeremiya. Imana ikuraho isabato, abantu barinangira, imanura n'irindi tegeko. Amaganya ya Yeremiya ibice bingahe? Ibi biri ku murongo wa 6. Bibiri yatubwira ngo iki? Ibice bibiri ku murongo wa 6. Inyandiko iragira iti, iratubwira ngo iki? Kandi yaranduye uruzitiro rwe, yaranduye uruzitiro rwe, arumaraho nk'urwo ku murima. Nk'uko mwarandura uruzitiro rugabanya imbago cyangwa urwo ku murima cyangwa igipangu kikugabanya na mugenzi wawe. Yakuyeho ahantu h'iteraniro. Inde? Uwiteka. Ibyagenze bite? Yatumye ibirori byera, n'amasabato byibagirana muri Siyoni. None bavandimwe b'Abayisilamu, ese none ibintu Imana yarabyibagije, uragira ngo uyu munsi tujye kwibutsa ibintu Imana yibagije? Cyaba ari icyaha gikomeye. Imana ikuyeho isabato ikayirandura nk'uko warandura uruzitiro rwo ku murima, ukabwira Abasilamu ngo nimujye kuyisenga. Wallahi ndakurahiye ntabwo waba bakunda. Ubwo nyine turaza kureba iyo sabato yakuweho yajyanywe hehe. Ese abayizihiza uyu munsi aho turi buze kuhagera, uragira icyo babwira? Aho turi buze kuhagera. None se Abayisilamu Yesu cyangwa Yisa, Abayisilamu tumwita Yisa mwene Mariya, abandi bakamwita Yesu, we yaba yararuhutse isabato? Kwa tubwira ngo mugere kirenge mu cyanjye, mwemere kuba abagaragu banjye mu nyigireho. Naam, kubw'ibyo rero Yesu ntabwo yigeze aruhuka isabato, ari we Yisa. Kubera ko no mu bintu yaziraga, mu bintu byatumaga bamuhiga, mu bintu byatumaga ashaka gucibwa umutwe, nuko atigeze aruhuka isabato. Hehe? Muri Yohana igice cya 5 ku murongo wa 7. Yohana ibice 5 ku murongo wa 7, inyandiko iragira iti, iratubwira ngo iki? Umurwayi aramusubiza ati, umurwayi, icyo gihe hari umurwayi urwaye imyaka 38. Databuja, ego, simfite umuntu njugunya mu kidendezi, simfite umuntu njugunya muri aya mazi. Iyo amazi yihindurije, iyo iki kidendezi cyahinduraga isura cyangwa kigahindura ibara, nyiza we akijya kugeramo, kubera ko we yararwaye abandi bamutangaga kumanukamo. Yesu aramubwira ati, byuka wikorera uburiri bwawe ugende. Umva gashya rero sasa rero. Ikibazo ntabwo ari uko Yesu akirije umuntu ku isabato, ahubwo ikibazo nuko Yesu akoreje umuzigo umuntu ku isabato. Muri ako kanya umuntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda, yikorera umuzigo aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato, noneho kubw'ibyo ngibyo
byari no ku munsi w'isabato. nuko abayuda babwira ukijijwe bati, abanyesabato babwira uwakijije bati, dore uyu munsi ni isabato, dore uyu munsi ni isabato, kandi amategeko ntiyemera ko wikorera uburiri bwawe. kandi amategeko y'Imana ntiyemera ko wikorera umuzigo ku isabato. nawe arabasubiza ati, nawe arababwira ati, uwanyijije niwe wambwiye ati korera uburiri, niwe wambwiye ati korera umuzigo wigendere. baramubaza bati, abo banyamategeko b'abanyesabato baramubaza bati, uwo muntu ninde? uwo muntu bakubwiye ngo ukore ishyano ninde? wakubwiye ngo wikorere ugende, wakubwiye ngo wikorere umuzigo ugende. ariko uwakijijwe ntiyamenya uwo ari we. ariko umurwayi ntabwo yigeze amenya uwo ari we, kuko Yesu yari yigendeye kandi hari abantu benshi. bigenda bite? hanyuma y'ibyo Yesu amubona mu rusengero aramubwira ati, dore ubaye muzima, ntukongere gukora icyaha, ntuzongere gukora ibyaha, utazabona ishyano riruta irya mbere. babigenda bite? uwo muntu aragenda abwira abayuda yuko ari Yesu wamukijije. uwo muntu ajya kurega Yesu yuko ari Yesu wamukijije. Yesu aramukiza. nicyo cyatumaga abayuda bashaka kurenganya Yesu. icyo niyo cyatumaga abayuda bashaka kwica Yesu ari we Isa, kuko yakoraga bene nk'ibyo ku isabato, kuko yakoreraga abantu imizigo ku isabato. ariko arabasubiza ati, ariko Yesu arababwira ati, data arakora, Imana ishobora byose, data arakora kugeza n'ubu, nanjye ndakora. ni ukuvuga ngo iyo abayisilamu bakorera ku isabato baba bagera ikirenge mu cyande, mu cya Isa bin Mariya, mu cya Yesu mwene Mariya, nk'uko Imana nayo ikora. abantu bashobora kuvuga ati Imana akora ku isabato. Nese bibaza ko umubyeyi urimo kubyara iyo yambaza Imana ku isabato atabarwa nande? Imana niyo mutabara. Cyo kirumvikana. Abo se umunsi twese tuvuze ngo tujye kuruhuka isabato, usibye ko Imana yatugiriye ubuntu ikayikuraho, twese tukaba abasirikare, abandi bakaba abapolisi, abandi bakaba inkeragutabara. hanyuma hakagira ikintu kiba ku munsi w'isabato, abayisilamu babona ariko twakirwanirira gusa. Ntibishoboka. Imana niyo mpamvu ahubwo wavuga uti ko twabonye ko isabato ryari itegeko ryo kuruhuka ntugire umurimo n'umwe ukora kandi ntuva aho uri. ubwo ingeri zose z'abantu, ibyiciro byose bigiye kuruhuka, igihugu kigaterwa n'umwanzi cyangwa umutingito ukaza nk'uyu nguyu tumaze. uyu mutingito wo nubwo waza kuko ntacyo twawuhinduraho, ariko abanzi binjiye kandi Imana yaraduhaye ubwenge n'amaboko n'imbaraga yo kuba twabarwanya, bakaza turi mu kiruhuko cy'isabato, ntabwo badufata mbere. twavuga ngo Yesu ntakora imirimo gute se? ntabwo bishoboka. Imana yakuyeho isabato. icyo kikaba ari cyo gituma abantu bashaka kwica Yesu. abandi bakavuga se ko Imana yakuyeho isabato yaturekeye aho ngaho. Abaheburayo 4:7. ntabwo Imana yaturekeye aho ngaho, yaje kudutoranyiriza undi munsi. ya sabato ya kera Imana iragenda irafatira yibika. Abaheburayo 4:7 umurongo wa 7 waho wa 7. Abaheburayo ibice 4 umurongo wa 7 inyandiko iragira iti, iratubwira ngo iki? iratubwira iti Imana yongera gutoranya umunsi. urekera aho ngaho. niba Imana yaratoranyije umunsi ko undi munsi, kandi umunsi wa mbere yatoranyije akaba ari isabato, niba ikiriho yatoranyaga umunsi wo gukora undi munsi wo gukora iki? ntabwo bishoboka. ni ukuvuga ngo Imana yatoranyije undi munsi wa mbere habaye impamvu. komeza twumva ukuntu twagiye byageze muri Imana komeza igira iti, iratubwira ngo iki? Imana yongera gutoranya umunsi ariwo uyu munsi ivugira mu kanwa ka Dawidi. uyu munsi yavugiye mu kanwa ka Dawidi mu bihe bya kera, nubwo hashize igihe kirekire cyane ya magambo yamaze kuvugwa haruguru. ya magambo yamaze kuvuga haruguru avuga ngo iki? uyu munsi nimwumva ijwi ryayo, uyu munsi nimwumva umuhamagaro w'Uwiteka mukumva ijwi ry'Imana, ntimuzinangire imitima ko Imana ibahamagaye. Imana ihamagara abantu ryari? bumva ijwi rihamagarira abantu kugana Imana ryari? ibyo bizaza mu bisubizo tuzatanga. komeza inyandiko irakomeza igira iti, iyo Yosuwa baruhura. none ikindi kibazo, iyo Yosuwa aza kubaruhura,
Imana ntiyajyaga kuvuga hanyuma iby'undi munsi. Iyo Yosuwa na Kalebu baza kuruhura abana b'Isirayeli bageze i Kanani, Yosuwa baruhura isabato, iyo baruhuka ntago Imana yajyaga kugira gute gutoranya undi munsi. Komeza. Inyandiko irakomeza igira iti nuko rero kubw'ibyo haracyariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana. Ibisabato Imana yaribitse bubikiwe abantu b'Imana. Abantu b'Imana bazajya he? Bazajya mu ijuru baruhuke, ntabarye, nta miruho, nta mihate. Imana yongera ibahe bya byiza nk'ibyabahaga ku isi, ibaha imitsima, ibaha inyama, ibaha ibyiza yabageneye. Bivuga ngo rero niba isabato Imana yarayibitse, wowe ugashaka niba warashyize Imana niba yarabitse isabato, wowe umunsi ugashaka kwikoresha, uyu munsi twaba tugana he? Iyo niyo mpamvu kuvuga ngo wica hari amategeko wishe. Ikiganiro rero icyo kiba kimaze ni ukugira ngo abantu bungurane ibitekerezo, banacukumbure, basome ibi bitabo, barusheho kungurana ubwenge. Sawa, turebe niba amategeko y'Imana tuyubahiriza koko, cyangwa niba twaratanye muri yo, tugurane tubashe kugaruka, uburakari bw'Imana bujye kure natwe. Kubw'ibyo rero reka tunasoheza ahangaha. Iri somo turigejeje ku musozo, nubwo wenda tutarisoje neza, ariko tuzarikuri ku bidasobanutse cyangwa abantu badasobanukiwe, tuzabisubiza muri comment. Hamagiye nk'abasoreje ahangaha. Wabillahi tawfik wa hadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.